nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukurikiranye ikiganiro Face on the Gospel. Uyu ni umwanya rero tubagize ibiganiro bitandukanye. Nkuko mubibona rero ntimujye kure, ngira ngo murabona hari abantu bicaye impande yanjye, nabaha umwanya bakabanza bakatwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane, nitwa Prophetess umubyeyi Jean d'Arc Cadette. Ndashima Imana yuko mpawe umwanya wo kuganira namwe, ndashimira n'umukozi w'Imana. Murakoze. Nk'ubu ko mubyumvishe rero turi kumwe na Prophetess mama Cadette, tukaba turi kumwe n'undi musore ku ruhande rwe, nawe yatwibwira. Amazina banyita na Jackson, nkaba ndi umuhanzi urimba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se benshi bazi kuri gospel. Nkaba nishimiye kubana namwe kuri no televiziyo. Murakoze. Okay, murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Ngira ngo buri wese yakibaza impamvu aba bantu bicaye hano. Aba bantu impamvu bicaye hano, tugiye kuganira kuri topic y'ikintu bita ubuntu cyangwa se ubuntu ni iki. Nicyo tugiye gukurikirana hano. Ngira ngo nahera rero kuri mama Cadette agatangira tubwira mama Cadette ubundi ubuntu ni iki. Murakoze cyane. Yarambajije ngo ubuntu ni iki. Ubuntu ni Yesu. Ubuntu ni Yesu, ariko mu magambo maremare ubuntu nagakiza twahawe n'Imana binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo. Murakoze. Ngira ngo retwa hano umwanya Jackson watubwira nawe ese ubuntu ni iki kuri wowe? Ubuntu kuri nge, ubuntu numva ko of course ni impano twahawe na Yesu Kristo. Ahubwo ikibazo kibaho no kuntu dukoresha ubuntu nagakiza twahawe, nubwo ubuntu twagiriwe, kandi ubuntu wa mugani nko bivuze ni Yesu Kristo. Ariko ikibazo kiza gikurikije kuvuga mbese ngo ubuntu twahawe tubukoresheje gute bitandukanye n'amategeko. Nicyo kibazo hari kirango muza kusobanurira. Wadusobanuriye icyo kintu, ubuntu bukoreshwa gute n'amategeko? Hita ukomerezaho dusobanurire. Abantu benshi bakunze kwitiranya ibyo bintu cyo bita ubuntu n'amategeko. Tuzi ko kira mu isezerano rya kera hari icyo bita amategeko. Imana yajyaga ikoresha abahanuzi cyangwa se ubwaye kiyizira. Tubona mu gitabo cyo mu Kuva iza mu nkingi y'igicu, icyo gihe Imana yajyaga igenda hagati mu bantu bayo, ariko mu buryo butandukanye n'ubwo iki gihe tugezemo. Kuko iki gihe tugezemo ni iki gihe cy'abahanuzi, ni igihe cy'umwuka wera, kimenyesha ngo ni itandukanye ry'isezerano rya kera n'isezerano rishyashya. So rero ubuntu twahawe no kumenya kwihana ibyaha no kumenya ko umuntu yababariwe, ariko kandi ubuntu duhawe ntago buduhesha amahirwe yo gukora ibyaha ngo nuko twahawe ubuntu. So rero ubuntu turabufite, ubuntu nagakiza, ariko abenshi iyo bavuga ko cyo bita ubuntu bakunda kwerekana ko gukora ibyaha kwacu twabikora kubera ko twababariwe, kubera ko Yesu yapfuye ku bwacu. Mbese bakerekana ko agakiza ari nk'umunyenga, bakerekana ko umuntu akwiye gutinya icyaha, bakerekana ko umuntu akwiye kongera gusubira kumusaba no kwihana, bakerekana ko mbese ko ubuntu buhagije, kandi sibyo turi mu isi y'ibyaha. So niyo mpamvu mvuga rero abantu bafata ubuntu nabi, bitandukanye n'ukuntu ngiye mbitekereza. Jagisati rero ubuntu busigaye bufatwa nk'umunyenga, ndetse rwose burafatwa nk'uko butari. Ariko rero mama Prophetess ibyo byose hari icyo abitekerezaho, nawe yagira uko abitubwira uko abyumva. Murakoze cyane. Ntabwo nemeranya na Jackson yaravuze ngo mbese ngo abantu ngo kubera bamaze kwakira iyo mpano y'ubuntu ngo bituma ngo bakora ibyaha. Mu by'ukuri mu isezerano rishya nta cyaha kigihari. Icyaha kiva ku mategeko. Bibiliya isomye avuga ngo amategeko ahatari nta cyaha gihari. Uyu munsi rero ntabwo tugitwarwa n'amategeko. Amategeko iyo usomye mu Kuva 21, Imana yahaye Abisirayeli amategeko. Hanyuma iyo amategeko Imana yatanga nta nubwo yari igamije ngo Abisirayeli bubahiriza amategeko. Bibiliya ikomeza ivuga, Paulo yabyandikiye Abaroma yuko 3:19 aravuga ngo amategeko twayahawe kugira ngo adutsinde. Nago twayahawe ngo tuyatsinde, ahubwo twayahawe kugira ngo yo adutsinde. Nitumara gutsindwa tumanika amaboko imbere y'Imana twakira ubuntu. Iyo ugihanyanyaza ukigerageza ubundi ntago wakizera ubuntu. Iyo usomye Abaroma hepfo 3:24 aravuga ngo
agakiza cyangwa se ubuntu ni impano twahawe ku busa, ku buntu. Ariko kugira ngo wakire impano y'agakiza ni ukuba watsinzwe n'aya mategeko. Hanyuma iyo umaze kwakira impano y'ubuntu ntago bivuze nyine ngo ukore ibyo ushaka. Nibishoboka ugakora neza ni byiza, ariko iyo unamenye ishusho yawe nyakuri nta cyiza umwana w'umuntu agira, nta cyiza umuntu yakora. Niyo mpamvu Pawulo yaranditse ngo iyo agerageje gukora ibyiza ngo ibiba adashaka nibyo asanga yakoze. Yesu ashimwe. Biranashoboka nawe yuko ujye ugerageza kureka iki ugasanga wishe ikindi. Ni rero icyo navuga, ntabwo ubuntu buvuga ngo mugende mukora ibyo mwishakiye. Oya, ubuntu buzana amahoro, ubuntu buzana gutekana, ukizera ko nta kurimbuka kuri wowe. Murakoze. Aha, aravuze mama Cadette, Prophetess aravuze ati ubuntu buzana amahoro ndetse rwose mwarababariwe. Ese mama Cadette, hari ikibazo kimwe nakwibariza, ese twikorera ibyaha nimba twarababariwe n'ubundi imbabazi zabayeho? Ndumva umuntu yikoreye icyaha nta kibazo kuko n'ubundi twahawe imbabazi. Wabivugaho iki ibyo bintu? Ngira ngo buri wese udukurikiye nicyo kibazo ari kwibaza, ati kamwe twahawe ubuntu, nidushaka twikorera ibyaha nta kibazo twarababariwe. Murakoze cyane. Ni kibazo cyiza. Paulo yaravuze ngo mbese dukora ibyaha ngo ubuntu busage, yahise abisubiza ngo ntibikabeho. Nanjye rero ndavuze ngo ntibikabeho. Yesu ashimwe. Ariko se niba bivuze ngo ntibikabeho koko ntuzakora icyaha? Iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:1-2 haravuga ngo bana banjye bato ndabinginga ngo ntimugakore ibyaha. Yesu ashimwe. Ariko nuramuka ukoze ibyaha turacyafite umurengezi utuvugira ku Mana Data. Nyamara ntavugira twebwe abakristo gusa ngo ahubwo avugira isi yose. Ndashaka kuvuga ngo rero niba ubuntu ari Kristo tubanze twigire kuri Kristo. Ese ko ari ubuntu byamuhesheje gukora ibintu bibi? Nkanjye igihe namaze kumenya ko nababare byiteka, nari navuze ngo ugira amahoro. Nagize amahoro n'urukundo rwishi runtera ahubwo kumva ko nagira ishyaka ryo kurushaho kubwira abandi bantu batarasobanukirwa ubuntu kugira ngo nabo binjire muri bwa buntu, kuko umuntu wese utari mu buntu azarimbuka. Icyo ngusubije rero nuko rwose si byiza gukora ibyango ubuntu busage. Bivuga rero ngo twemereye ko gukora ibyaha ntago ari ubuntu. Dukora ibyaha nta kibazo cyangwa tubireke ntago byemewe. Urakoze cyane. Ntabwo mvuze ngo dukora ibyaha, ahubwo umuntu ufite ubuntu cyangwa umuntu wamaze kwizera ubuntu, ikimuranga ni ikintu kimwe, ni urukundo. Hanyuma iyo ufite urukundo ntabwo rugutera. Ndabona ko ibyaha ni ibintu bigenda bikorerwa ku muntu n'undi. Rero iyo ukunda umuntu mbese wamukorera ikintu kibi, ariko niba unagikoze kubera kamere ikurimo ntabwo bikuraho ubuntu, ntabwo uzarimbuka kubera ko icyo ngicyo gitsitayeho. Urakoze cyane. Reka nkomeze na Jackson rero. Jackson, nkubaza ikibazo. Jackson, uramutse ukoze icyaha ugasaba imbabazi, ese wowe urabyemera cyangwa nawe wizera ko kubw'ubuntu twagiriwe ibyaha byatwikiriwe nta kibazo? Wowe byumva ute? Muri je iyo mbonye ishiko nyitiyiko ntabona igitiyo nkavuga ko ari igitiyo, ntabwo mvuga ko ari ikiko cyakoze. Ibyaha biriho ku isi biracyakorwa, abantu barabikora. None wowe wemera ubwo buntu ko buriho butwikiriye ibyo byaha? Nemera ko iyo umuntu akoze icyaha kubera intege nkeya nk'umuntu ashobora gusaba imbabazi, ariko tureke gukora ibyaha ngo nuko ubuntu buhari, ngo nuko witanze yatwitangiye. Ariko turacyari mu isi yo kugeragezwa, kandi biravuga ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, niko biritubwira. So rero ntavuga ngo twe nk'abantu cyane sinemeranya n'inyigisho zikunze kugaragara, zikunze kuba hanze ahangaha. Usanga abantu batubwira cyane ngo dukore dukunda ubuntu, nanywa inzoga kubera ko ni ubuntu, Imana irabizi ko ngeya, nasambanye ni ubuntu, ni nagize iki nta cyaha nagikoze ariko kubera ubuntu narababariwe. No, reka tuvuge ko icyaha ari icyaha, niwacugwa menye ngo wagikoze wahemutse imbere y'Imana, agenda wihana Imana ikubabarire, ariko wigendesha n'inkingi zawe z'umubiri n'ibyakunaniye ngo bizane mu buntu byose, ntago ariko bikwiye kugenda.
dukwiye gutandukanya icyaha n'ubuntu. Umuntu yananirwa avuga ngo nakoze icyaha nananiwe natsinzwe, ubwo buntu bukazaza hanyuma, ariko utagendeye mu munyenga w'ubuntu wumve ngo ubuntu burahari nubwo nacumura ndi umuntu. Rero abantu inshuro nyinshi cyane aragenda avuga kubera ko Yesu yitanze kugira ngo mbe umuzima, akabigenda akabihuza n'intege nkeya ze z'umubiri, akumva ko nubwo yasamba na Yesu yaritanze. Bakafata ibya byanditswe muri mu Baroma mu bice 6 bivuga ngo kubera ko Yesu nshobora gucyanwa, bari kubera gucyanwa ko umuntu umwe. Yesu turabyemera, ariko nawe erekana uruhande rwa kubera tubwira ngo yadushyize inzira ebyiri imbere yacu. Nese ko ubuntu bwari buhari, kukiza inzira ebyiri yazishize imbere. Tubwira impamvu z'izo nzira ebyiri. Impamvu izo nzira ebyiri ko ari kugira ngo umuntu nubwo ubuntu buhari, ariko uhitamo gukora ibyiza, bikora ibintu bimwe nko Paulo yabivuze ngo nukubera ko ubuntu buhari. Ya buntu buhari hari kubaho inzira imwe cyangwa se ntinaboneke itwemerera kugira ngo tuyigenderemo y'umunyenga kubw'ubuntu. Mbese umuntu yakira Yesu Kristo agenda akora ibyo yishakiye kubera ko ubuntu bwabonetse, dusambane, twibe, tubesherane, ubuntu burahari. No, uwo munyenga si mwemera, icyaha n'icyaha. Bene data, impamvu Mwuka Wera yaje ko ari kugira ngo atwemeze icyaha. Impamvu yatumye Yesu Kristo atwereza iki? Atwereza Umwuka Wera kugira ngo adufashe mu ntege zacu nk'abantu. Turi mu isi turacyafashe igihe mu ntambara, igihe cyo gukiranuka, igihe cyo kurwana n'ibyaha, twebwe nk'abantu. Mwituma rero icyo twita ubuntu burekera abantu ugahereza kuririzinga, uzi kwemera nko koroshya ibintu, kumva ko ibintu byoroshye. No, agakiza nakubuntu, ariko kujya mu ijuru barabikorerera. Okay, reka dushimire Jackson cyane, tugaruke kuri Prophetess Cadette. Ni icyo wamubwira Jackson nk'umuntu wamenye ubuntu? Ngira ngo Jackson ndakeka ibintu avuze ntabwo byemera, watubwira uko byumva. Murakoze cyane. Yaravuze ngo niba ngo ukoze icyaha ngo ukihane. Mu by'ukuri kwihana ntago bikuraho icyaha. Iyo usomye mu isezerano rya kera, kugira ngo iyo umuntu yakoraga icyaha kugira ngo icyaha gikurweho, nuko yatangaga igitambo, cya gitambo kigapfa mu kimbo cya wa muntu. Hanyuma mu isezerano rishya, Abaheburayo 9:22 haravuga ngo ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, ngo kandi amaraso atavuye nago hajya habaho kubabarirwa ibyaha. Kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha nuko habaho kumeneka kw'amaraso. Uyu munsi rero amaraso yaramenetse, ariyo ya Yesu Kristo. Numango mu maraso ya Yesu Kristo niho twese twejerejwe. Hanyuma yaravuze ngo igihano cy'icyaha n'urupfu. Nibyo koko, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twapfanye na Yesu. Twapfanye na Yesu, duhambanwa nawe, tuzukana nawe. Yesu ashimwe cyane. Rero ubuntu mu by'ukuri ntabwo butumye hari ibintu dukora, ahubwo ubuntu butumye twakira imbabazi kugira ngo tubeho mu mudendezo. Kandi umuntu wizera ubuntu ntago azarimbuka, utizera ubuntu azacirwaho iteka. Urakoze cyane Mama Cadette, uravuze uti umuntu agomba kwizera ubuntu. Ese nk'ubu abana bavuka uyu munsi ndetse wenda n'abari mu myaka ya vuba cyangwa se nawe, ndakeka Yesu yarabambwe imbere yacu. Ese ubwo buntu bwageze kuri abo bana gute kandi bari bataravuka? Urabitubwiraho iki? Murakoze cyane. Abana bavuka uyu munsi, Yesu igihe yari ariho abambwa ku Mana bari bahari. Abavutse bakanapfa mbere yuko Yesu aza ku Mana bari bahari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ubwo yapfuye yagiye n'ikuzimu ajya guhura n'imyuka y'abantu bari barapfuye baramwizeye, ajya kubiyereka. Aravuga ati nige mwari mwarizeye, noneho nakoze igisabwa, napfuye, napfiriye mwebwe mwapfuye mutarambona, kandi mfiriye n'abazabaho mu gihe kizaza. Abantu bapfuye n'abariho n'abazabaho imbere y'Imana bariho mbere y'uko isi iremwa. Niyo mpamvu Yesu yapfuye ngo rimwe gusa bibe bihagije iteka, rimwe gusa bibe bihagije iteka. Jackson, utemera ubuntu, nihe nama wagira Mama Cadette? Icyo namubwira ni kimwe. Ubuntu tuvuga ubuntu tuvuga Yesu Kristo, kuko nibwo ubuntu twahawe, kuko n'imbaraga zacu niwe dushoboza, ni nawe dukwiye kwisangamo. Ariko ikintu kimwe ntemeranya n'abantu bakunze kuvuga ku buntu, nuko usanga ndagira ngo ugire inama Mama Cadette wemera ubuntu n'abandi babyemera nkawe. Yes, kwemera ubuntu kwiwe reka tumwemerere, ariko ubuntu yahawe ariko Yesu Kristo
ntabukoreshe kugira ngo buhinduke nk'intege nkeya ziwe. So yiga gutandukanya intege nkeya yagira nk'umuntu, yige no gutandukanya icyo bita ubuntu. Ibyo ni ibintu byakwiye kwiga gutandukanya, kuko intege nke z'umuntu, umuntu ashobora kugendera mu ntege nke ziwe, simvuze ko azifite, ariko tubwire abantu batwumva dukurikiye ngo umuntu ashobora kugira intege nke ziwe, izo ntege nke zawe wizisiga ubuntu. Ubuntu ni ubuntu, ubuntu ni agakiza, ariko niba ufite intege nke zawe nk'izo ngizo wifitiye ubwawe, wizivanga n'ubuntu. Ubuntu bw'Imana bwaje kugira ngo budufashe kwiyunga n'Imana, ariko si kugira ngo budufashe gukora ibyaha. Urakoze cyane Jackson. Na hano umwanya mama Cadette Prophetess kugira ngo nawe agire inama kugira nk'umuntu utarumva ubuntu, nk'umuntu utizera ubuntu, afite inama yakugira nawe ukabasha guhinduka ukizera ubuntu. Ese mama Cadette wamugira izihe nama? Murakoze cyane. Inama nagira Jackson, inama nagira nawe unkurikiye nuko umuntu wese utizera Yesu ko yapfuye kubwe, umuntu wese utemeye ahubwo yuko afite intege nke, kuko iyo umuntu afite intege nkeya abatsinzwe, abakeneye nyine umunyembaraga kugira ngo amukure muri izo ntege nke. Niyo mpamvu umuntu wese namusaba kugira ngo abe umunyantege nke, abe utsinzwe. Birashoboka ko agerageje kureka amategeko, birashoboka ko agerageje kureka ibyaha, nibyo urareka ubusambanyi ariko agacupa karakunaniye, birashoboka ko agacupa ariko ishyari ryarakunaniye, birashoboka ko wagerageje urukundo rwaranze, bigaragara rero ko watsinzwe. Niba waratsinzwe rero manika amaboko wigire muri Yesu. Numara kwigira muri Yesu uzahabwa ubugingo buhoraho. Nibyo nifuriza buri muntu wese unkurikiye na mwene data. Intege nkeya ni nziza rwose, ahubwo birakwiye ko nawe wari wiyumva ko ushoboye, ko ugonda Yesu ashimwe, ugahinduka umunyantege nke, ukakira imbabazi twahawe n'Imana muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Reka rero tujye gusoza iki kiganiro. Mbwire Mr. Jackson ntibaze ikibazo kimwe wumva wabaza mama Cadette, nawe turamuha umwanya nawe agusubize, nawe turamuha umwanya akubaza ikindi kibazo twegereza umusozo. Ikibazo namubaza ni ikibazo kimwe, mbese ubuntu twahawe utwemerera kwihana ibyaha, cyangwa kubera ko twabikoze dufite intege nkeya twiryamire kuko ubuntu buhari tuzajye mu ijuru? Urakoze cyane Jackson. Nubundi ni ikibazo wari wigeze kumbaza. Ntabwo ubuntu butuma abantu bakora ibyaha, ariko nubundi mu buntu nta byaha bihari. Mu buntu nta byaha bihari. Twabonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho amategeko ari niho haba icyaha. Rero iyo nta mategeko ahari nta cyaha gihari. Uyu munsi rero turi mu isezerano rishya aho amategeko atagikora. Bivuze ngo iki rero nuvuga ngo nawe niba wari uri hubwo wari ukiri mu mategeko, wihane uveyo uze mu buntu. Urakoze. Ariko jewe iyo tuvuga ubuntu nemera ubuntu, sinyobwa n'amategeko kuko sindi umunyadini. Nemera ubuntu bwa Kristo. Ahubwo nakubajije kuvuga ngo ubuntu burahari mbese wambaje icyo kwihana. Yes, njye nakubajije. Urakoze cyane. Nuvuga ngo kwihana ikintu wakoze kukibwira mugenzi wawe ntago bikuraho yuko icyo wakoze kigukurwaho. Tukiri mu mategeko nibyo navuze, iyo wakoraga icyaha wishe rya tegeko, wajyanaga umwagaza w'intama ugasanga umutambyi akica wa mwagaza w'intama. Nuvuga ngo iyo uri mwagaza w'intama amenaga amaraso, ni mu kimbo cyawe wari gupfa, noneho habonetse ikintu gipfa mu kimbo cyawe. Mu isezerano rishya rero nuvuga ngo iyo umuntu ari umunyabyaha, kugira ngo uhinduke umukiranutsi nta kindi wakora no kwinjira mu maraso ya Yesu. Hari amaraso yamenetse rimwe gusa ku bwawe nanjye. Urakoze. Okay. Amaraso ya Yesu yamenetse nibyo koko, ariko abantu benshi tuvugana uyu munsi sikose baha agaciro, sinakomana yumva kimwe. So none ni gute wasobanurira umuntu utaramenya ukwezwa amaraso ya Kristo ukuntu yakwihana kugira ngo ngire kwira? Urakoze cyane. Umuntu akizwa rimwe kandi agakiza kava mu kumva. Wumva ijambo ry'Imana, wamara kumva ijambo ry'Imana yuko hari imbabazi zatanzwe n'Imana binyuze muri Yesu Kristo, hanyuma ukabyizera. Wamara kubyizera ukabyatura. Nyuma yo kwizera no kwatura rimwe gusa biba bihagije, nta na rimwe wongera kuba umunyabyaha. Urakoze.
byo simbyemera kumbwira ngo iyo umuntu yatema gusa ntabwo yongera kuba umunyabyaha. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yakobo ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Ese iryo jambo urabyemera kwaturana ibyaha byanyu? Nkunze kumva inshuro nyinshi utemera ko abantu bajya kwaturana ibyaha byabo hagati yabo. Ese wumva kuba naracumuye nkaza nkasanga sister wacu nkamubwira narikoze ndasaba Imana imbabarire ko nagize intege n'izi wowe nk'icyo wese wumva ari cyiza mu buntu urimo kumbwira cyangwa wumva kitemewe n'ikibi? Urakoze cyane Jackson. No kuvuga ngo kwaturirana ibyaha twe kubyitiranya n'ubuntu. Kwaturirana ibyaha ni hahandi umuntu agirana ikibazo na mugenzi we. Mu by'ukuri umuntu ugiranye ikibazo na mugenzi we yakwiriye kumusanga akagenda akamubwira ngo cyagiye naragukoshereje none mbabarira, hanyuma mugenzi we nawe akamubwira ngo aramubabariye. Uko niko kwaturana ibyaha. Ntabwo kuriya kwaturana ibyaha kumeze nko kwihana ni ikindi, kwaturana ibyaha ni ikindi. Murakoze. None se mu buntu mwemera kwihana ko bibaho Jackson rero Jackson aracyafite ibibazo byinshi cyane. Ubuntu bwabo bemerera kugira ngo bihane cyangwa bihanira nde kwanza mu buntu ubwo bita ubuntu? Abatumirwa bacu rero reka mbashimire cyane mwakoze kwitabira iki kiganiro. Ngira ngo tuzakomeza, nabonye amatsiko ku bantu badukurikiye ari menshi cyane, gusa sinabura kubaha umwanya ngo mugire ikintu mubwira abantu ndetse munasezera bari badukurikiye nubwo muzagaruka. Murakoze cyane, natwe turishimiye kubana namwe. Ibiganiro turi kuganira ni ikiganiro kiryoshye, ni ikiganiro gituma abantu benshi bagira ibyo basobanukirwa. Nawe wakurikiye ndagusaba kugira ngo n'ikindi gihe niba dutumira uzanezerwe kubana natwe. Jewe rero mwari mukurikiye, nitwa umubyeyi Jean d'Arc ndi umuhanuzi. Ugize n'ibindi wakifuza kumenya bigendanye n'agakiza twahawe ku buntu cyangwa ubutumwa bwiza buvuga Yesu, wankurikira kuri Cadette TV ku YouTube. Umugisha w'Imana kuba mu izina rya Yesu. Okay, mwakoze cyane kudukurikirana rero. Mbibutsa gukora share ku nshuti zanyu, mukore like ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko tubisohoye. Murakoze cyane rero, nakagaruka. Ciao ciao.